nyuma y'ubusabe bwa bamwe bagiye bifuza ko twazajya tubagezaho zimwe mu nkuru tubategurira mu buryo bw'amashusho, ntago twabatengushye rero tugiye kujya tugerageza kunyura mu nkuru zimwe na zimwe by'umwihariko inkuru z'ubuzima ndetse n'inkuru z'utuntu n'utundi mu buryo bw'amajwi. Inkuru tugiye guheraho rero ni inkuru y'amafunguro udakwiriye kurya mu gihe ushonje cyangwa se mu gihe mu nda nta kintu kirimo, ukaba wabanza wagira icyo ufata mbere yo kuyafata. Muri make ni amafunguro yo kwirinda mu gihe mu nda nta kintu kirimo. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyandika inkuru zibanda ku mirire ku buzima cyitwa Mami's Who Love, akaba ari ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ndetse na bamwe mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye. Mu gihe ushonje hari amafunguro ukwiriye kwirinda kurarikira kuko ashobora kugira ingaruka ku buzima bwawe nk'uko ubushakashatsi tugiye kurebera hamwe bwagiye bubigaragaza. Ni amafunguro rero ndetse n'ibyo kunywa biboneka aho ariho hose nawe ubona umunsi ku munsi, bityo ukaba ushobora kwibeshya ukabifata mu gihe kitari icya nyacyo. Ushonje nta kintu kiri mu nda bikaba byakugiraho ingaruka. Abantu bagira inzara mu buryo butandukanye ndetse no kwihangana nabyo bikabaho mu buryo butandukanye. Iyo nta mafunguro ari mu gifu cyawe ushonje, bitangira kukugora cyangwa se kugora igifu kuba cyabona ibyo gisya, akaba ari nabwo rero utangira gucika intege, kugira umujagararo cyangwa se stress mu cyongereza. Rimwe na rimwe n'imisemburo ya cortisol igatangira kwirema. Ni muri ubwo buryo rero gupfa kurya amafunguro ubonye harimo isukari akakaye cyane, harimo umunyu mwinshi, bishobora kukwangiriza ubuzima kuko nta kindi kintu kiri mu nda yawe uwo mwanya ngo kibe cyafasha ibyo uriye koroha, bityo igogorwa rikorwe neza. Muri aya mafunguro tugiye kurebera hamwe rero turaza guhera ku cyayi. Icyayi ni ikinyobwa, ni kimwe mu mafunguro abantu bakunda gutangiza umunsi wabo babyutse mu gitondo bagahita bafata icyayi, ariko nanone gufata icyayi mu gifu kibereye aho ni ikibazo gikomeye cyane. Icyayi rero gikunze gukora ibizwi nka gasitirine, bizwi nk'imisemburo yongera aside mu mubiri, ibintu bitari byiza ku buzima bwawe. Mu gihe waba wafashe icyayi cyangwa se wanyoye icyayi nta kintu kiri mu gifu cyangwa se ushonje cyangwa se nta kintu wari wafata mu mubiri wawe. Abashakashatsi rero mu by'imirire bagaragaza ko bibaye byiza abantu bajya bagabanya icyayi, by'umwihariko mu gihe batari bagira ikindi kintu bashyira mu nda cyangwa se bashyira mu gifu, kubera ko nk'uko tumaze kubibona icyayi si cyiza kukinywa utari wagira ikindi kintu ufata cyangwa se igifu cyawe kibereye aho. Ikindi cya kabiri ni imbuto zitandukanye zirimo amacunga, zirimo indimu ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Bavuga rero ko kurya imbuto zitandukanye zirimo amacunga, indimu ndetse n'izindi nta kindi kintu kiri mu nda cyangwa kiri mu gifu, nabyo bifatwa nko kwiyahura kuko byanduza zimwe mu ndwara zinyuranye. Ushobora kwibaza ese ko nari nzi ko imbuto ari nziza ku buzima, ko nari nzi ko imbuto ntacyo zitwaye, ko nari nzi ko imbuto ari amafunguro meza, kubera iki none zihindutse mbi? Muri rusange ntabwo zitwa mbi completely, ahubwo zihinduka mbi bigendanye n'uburyo waziriye. Ahangaha turimo kurebera ku cyo kuba wazirya nta kindi kintu wari washyira mu nda cyangwa se wari washyira mu gifu. Izo mbuto rero zizwiho kuba zifitemo aside iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo kuzirya utari ufite ifunguro cyangwa se utari warya ibiryo bisanzwe byangiza umubiri wawe binyuze mu kubangamira urwungano rw'igogora ndetse bikaba byanatera ikibazo cyo kurwara umutima. Ku bantu babizi neza, urwungano rw'igogora ni uburyo cyangwa se amafunguro urya atunganywa nyuma yo kurya, nyuma yo urangije kurya. Rero kuba wafata imbuto mbere utari wagira ikindi kintu urya bibangamira igogora mu gihe ugiye kurya,
bikaba byakugiraho ingaruka. Imbuto ubusanzwe ni nziza kandi ni ingenzi ku buzima bwawe, ariko nanone bisaba kuzifatana ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo zibashe kukugirira akamaro ndetse zikagirire n'umubiri wawe muri rusange. Ni byiza rero ko mbere y'uko utekereza gufata imbuto zitandukanye zirimo indimu, kubera aside ibirimo, uba ugomba kubanza wagira ibintu urya kugira ngo bitaza kukugiraho ingaruka ku mubiri cyangwa se ku buzima bwawe. Hanyuma andi mafunguro ni amafunguro arimo isukari nyinshi. Murabizi neza ko ubusanzwe amafunguro arimo isukari ntabwo ugirwa inama yo kuyafata isukari nyinshi cyane iba mbi. Hari igihe isukari iba ari nyinshi mu mafunguro none igahita ituma n'iyo mu maraso nayo yiyongera cyangwa se igabanuka, akaba ari bwumva nk'umuntu arwaye diyabete. Isukari rero igeze mu nda cyangwa se igeze mu mubiri w'umuntu utarimo ikindi kintu, cyangwa se mu nda hakaba nta kintu kirimo, mu gifu nta kintu kirimo, uwo muntu ashonje, ayo mafunguro arimo isukari azamura umusemburo wa insuline cyangwa se bikaba byanatera umunaniro ukabije, gusonza vuba ndetse n'ibindi. Umuntu wariye amafunguro arimo isukari nyinshi cyane aba yumva yahora ari kurya, cyangwa se yumva yarya buri mwanya kumva yarya. Rero bigatuma umubiri we wangirika cyangwa se uhura n'ibibazo bikomeye cyane, birimo no kuba yanananirwa, yacika intege, rimwe na rimwe niba unafite akazi kugakora bigahita bihagarara kubera ko wafashe amafunguro arimo isukari nyinshi kandi nta kindi kintu wari washyira mu nda, bigahita byangiza umubiri, bigatuma umubiri uhindura imikorere, ugakora wihuta cyangwa se ugakora gake gake, bikaba byakugiraho ingaruka muri rusange. Hanyuma ikindi ni ugutangira umunsi urimo kurya amafunguro harimo isukari nyinshi, bikaba bishobora gutuma rero isukari yo mu maraso izamuka cyane, hanyuma igahita inagabanuka mu buryo bukabije. Icyo gihe rero bizagusaba kurya amafunguro akungahaye kuri fiber cyangwa se proteine kugira ngo bigabanye isukari nyinshi iri mu maraso yawe. Gufasha amafunguro arimo isukari utari warya bigutera umunaniro, bizamura insuline ndetse bituma ugira umujagararo muri wowe. Ikintu biri bugusabe gukora rero ni ukurya cyangwa se ni ugufata fiber ndetse na proteine kugira ngo ubashe kugarura ubuyanja, wongere kugira umubiri umeze neza, amavunane yashire. Andi ni amafunguro arimo urusenda. Urusenda murabizi ko mu busanzwe si rwiza si na rubi, ariko ibintu byose biba bibi bitewe n'uko byabaye byinshi. Mu gifaransa bavuga ngo biba bibi byabaye byinshi. Iyo byabaye byinshi, byabaye trop cyane, usanga ibintu byose byangiritse, ariko iyo biri ku kigero cyiza kenshi ntacyo bitera. Rero urusenda iyo rwabaye rwinshi mu biryo cyangwa mu mafunguro, habamo rero kuko rwifitemo ikinyabutabire kizwi nka capsaicin, gikungahaye cyane ku musemburo yumva ububabare mu muyoboro w'igogora, cyangwa se umusemburo utuma umuntu yumva ububabare, aribwa cyane mu gihe cy'igogora. Ibi rero bishobora kugira icyo byangiza, bishobora gutuma wumva uburibwe mu nda, ndetse warangiza ukajya wumva wahora ku musarane cyangwa se gucibwamo, cyane cyane ku bantu batamenyereye ibiryo birimo urusenda. Ni byiza gufata urusenda cyangwa amafunguro arimo urusenda mbere nyuma yo kurya andi mafunguro kugira ngo bitaza kugira ikindi bihungabanya ku buzima bwawe, by'umwihariko nk'uko tumaze kubibona, ukaba waribwa cyane mu nda, ukaba wagira n'izindi ngaruka zitandukanye kubera ko urusenda rwageze mu nda rurahangiriza. Hanyuma ikindi ni yawurute cyangwa se yogurt. Ubusanzwe yogurt rero ni nziza ku buzima bwa muntu, ariko kuyifata mu gifu nta kindi kintu kirimo si byiza ku buzima bwawe, ndetse ntabwo bihira buri umwe wese. Bishobora gutuma ubudahangarwa bw'umubiri wawe cyangwa se ubudahangarwa bwa bagiteri nziza ziba mu mubiri w'umuntu ubucika cyangwa bugabanuka, ugasanga rero utangiye kugira ibibazo bimwe na bimwe kubera ko za bagiteri nziza zitakiri mu mubiri wawe. Hanyuma rero ikindi udashobora gufata mbere yo kurya
ni ukurya amafunguro arimo amavuta menshi cyane. Ibi nabyo si byiza, ndetse abahanga mu buzima mu by'imirire bagira inama abantu kutarya ibintu birimo amavuta menshi cyane, kubera ko iyo uriye ibiryo birimo amavuta menshi cyane byangiza umubiri wawe, nk'uko ikinyamakuru Moms Who Love kibitangaza. Natwe dukesha iyi nkuru, akaba rero ari ikinyamakuru gisanzwe cyane cy'inkuru z'ubuzima ndetse zicukumbuye kandi zigaruka ku mibereho, ku mirire, ndetse kikagira n'inama abantu ku bijyanye n'amafunguro. Rero inkuru twagarutseho uyu munsi kora kubaganiriza, kora kuganira namwe amafunguro udashobora gufata nta kintu wari warya. Nyanyuzemo nihuta rero ntabwira ko iya mbere twavuze ni uko udakwiriye kunywa icyayi cyangwa se kunywa icyayi mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata, kubera ko byangiza umubiri bigendeye kuri acide nyinshi iba iri mu mubiri. Hanyuma ikindi twabonye ni imbuto zirimo amacunga, indimu n'izindi, tubona ko atari nziza rero mu mubiri kubera nazo zifitemo acide iri ku rwego rwo hejuru. Hanyuma andi mafunguro arimo isukari nyinshi, harimo amavuta menshi, ndetse tubona ko na yogurt atari nziza, cyangwa se yahurute nayo atari nziza. Ukwiriye kuyigabanya cyangwa se ugafata iri mu rugero mbere yo kurya. By'umwihariko byaba byiza ukaba wanayiyorera ugategereza ko ubanza kugira ikindi kintu ufata. Niba rero hari ubwa mbere udukurikiye, urakanda aho hantu handitse ngo subscribe cyangwa se sabone, cyangwa se mu ibara ry'umutuku mu rundi rurimi bitewe n'igihugu uherereyemo, hagande kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana.